Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Ndashima Imana kuko nongeye kubona umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Mbere ya byose reka dusenge. Mana yacu iri mu ijuru, Mana ikomeye cyane, Mana ihambaye, turagushima kuko wongeye gutanga uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Twebwe ntabyo tuzi, ndagusabye ngo ibyo ndi buvuge bibe biturutse iwawe, ntaba ari njye ariko aba ari wowe. Ndashaka kukumva d'abord, hanyuma n'abanyumva ntibanyumve ahubwo bakumve. Ushime Imana kuko ugiye kunkoresha neza, ugiye kungira igikoresho cyawe gikwiye. Rero untunganirize ijambo ryawe, ngira igikoresho cyiza. Ngaho Data, ngwino ubane natwe, ngwino tugire neza. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu dukunda, amen. Uyu munsi hari amagambo Imana yashyize ku mutima yo kuganira namwe. Ni amagambo avuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Amagambo ageneye abasore cyane cyane, ariko n'abantu bose bayigiramo, kuko ibyo tubwira abasore, ibyo tugiye kubwira abasore bacu b'abahungu n'ab'abakobwa, n'abantu bakuru babyigiraho. Reka dusome amagambo dusanga muri Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 12 n'uwa 13. Haravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera mu byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye, kugeza aho nzazira. Ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Amen. Aya niyo magambo nashatse ko tuganira uyu munsi. Nimba wakurikiye muri iki gice turasangamo amagambo 6 Pawulo yahuguje umuhungu we witwa Timoteyo, umuhungu we mu byo kwizera. Amagambo 6 y'ingenzi meza cyane, n'abana bacu bakwiriye kuyamenya, bakayazirikana, bakayashyira mu bikorwa. Ayo magambo ni aya ngaya: kurinda ururimi, iryo jambo rya mbere. Ijambo rya kabiri ni urukundo. Ijambo rya gatatu ni ingeso nziza. Ijambo rya 4 ni ukwizera. Ijambo rya 5 umutima uboneye. Ijambo rya 6 ubwenge. Niyo magambo dusanga muri kiriya gice, kandi ni amagambo meza akwiriye abana bacu, kuko ibi bintu ni bizima, ibi bintu ni ngombwa, ibi bintu bifite akamaro. Ijambo ry'Imana riratubwira muri kiriya gice n'ubundi haruguru ho, riravuga ngo kubaha Imana kugira umumaro muri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Aya ni amagambo y'Imana. Harimo isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubugingo buzaza. Ibi bintu uko ari 6 ni iby'ingenzi. Abana bacu bagomba kubimenya, abana bacu bagomba kubyigishwa, abana bacu bagomba kubishyira mu bikorwa. Ntibabyumve gusa nk'amagambo, ariko bigishwe no kubishyira mu bikorwa. Haleluya. Reka tugende ijambo ku rindi. Kurinda ururimi. Umusore w'umuhungu, umusore w'umukobwa ugomba kurinda ururimi rwawe, kuko
mu rurimi harimo ubugingo, harimo n'urupfu, kuko amagambo y'Imana abivuga. Umva uko amagambo y'Imana avuga. Aravuga ngo utazi gutegeka ururimi rwe aba ari umupfapfa, uzi gutegeka ururimi rwe aba ari umunyabwenge. Ubwenge tubushakira mu rurimi. Numenya gutegeka ururimi rwawe uzaba uri umunyabwenge. Nutamenya kurutegeka upfa guta amagambo uko wiboneye, uzafatwa nk'umupfapfa. Ijambo ry'Imana rirongera rikavuga ngo akarimi k'umupfu gasemerera umusaya, ariko ururimi rw'umunyabwenge, ururimi rw'abanyabwenge rurabakiza. Ururimi rwakwicisha, ariko ururimi rwiza rwagukiza spiritually and physically, byose ururimi rwagukiza no muri ubu buzima. Hanyuma ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo ufashe ururimi rwe aba arinze ubugingo bwe, ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka. Aya ni amwe mu magambo atwigisha kurinda ururimi rwacu. Abana bacu rero, basore bacu rero, muracyari bato, nimwige gukoresha ururimi. Mukiri bato, mwige gukoresha ururimi rwanyu neza. Muhitemo ibyo muvuga. Mu biganiro byanyu muhitemo ibiganiro byiza, ibyo muvuga. Kuko ururimi niho ubuzima bwacu buzingiye. Niho ubuzima bwacu buzingiye ku rurimi. Ururimi ni akantu gatoya ariko gakomeye, kagayidinga ubuzima bwacu bwose. Icya kabiri, urukundo. Urukundo rero ni imbuto y'Umwuka Wera. Imbuto y'Umwuka Wera ni imbuto ihatse izindi zose. Ziriya mbuto dusanga mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22. Kuri ruriya rutonde ikintu kiza cya mbere ni urukundo. Urukundo rukuriye izo mbuto z'umwuka zose. Tukiri hano ndashaka, hari umuntu uherutse kwigisha, aravuga ngo impano buriya zo turazihabwa. Buriya ntugatakaze umwanya wawe urimo usaba impano, kuko deja iyo warambitsweho ibiganza izo mpano urazihabwa. Ariko imbuto z'Umwuka Wera zo urazihingira. Ushobora kuba none nta rukundo ufite, cyangwa se ubigendamo nabi gahoro, ariko ushobora cultiver urukundo ukarubona ukarugira. Ni exercice, c'est question de s'exercer, c'est question de volonté, c'est question yo kubishaka ukabibona. Urukundo warubona nurushaka. Hari uwanditse ngo aravuga ngo buri urukundo ni high level, ni level igaragaza umuntu wakuze mu mwuka. Umuntu wakuze mu mwuka kuri level yo hejuru uzamurebera ku rukundo. Ni uzamurebera. Hari amagambo dusanga muri Petero wa 2 igice cya 1 n'umurongo wa 5. Hari urutonde Petero yatanze, ariko kuri urwo rutonde haraza amagambo ya nyuma. Gukunda bene data n'urukundo biza nyuma kuri list. Buriya Petero ntabwo yabikoze en désordre, yabikoze abishaka. Buriya ngo ni nko kubaka inzu. Wagera hejuru ugashyiraho ubufuniko, ikintu gikomeye. Urukundo nirwo ruhatse izindi mpano zose, izindi mbuto zose z'umwuka. Niyo mpamvu tugomba gushaka urwo rukundo. Nanone iyo tugiye mu Bakorinto ba mbere kiriya gice cya 13 cyose, ariko cyane urebye uhereye ku murongo wa 4, atwereka
ukuntu urukundo ari ingenzi, ukuntu urukundo ruruta ziriya mpano zose, impano z'umwuka wera. Nubwo wagira impano zimeze gute ariko udafite urukundo ntacyo biba bimaze. Urukundo ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu. Tugishake tuzakibona. Ntabwo twakibura. Dushatse kugira urukundo twarugira. C'est question de volonté. Hanyuma tugasaba Imana ikadushoboza. Ingeso nziza nazo ni imbuto y'umwuka wera. Hari article imwe nasomye mu minsi yashize ivuga ngo biriya twita byiza mu Banyarwanda n'andi moko nuko niko bimeze. Kwiba ni bibi, kuroga ni bibi, gusambana ni bibi n'ibindi. Kandi mu moko yose yo ku isi icyo twita kibi aba ari kibi. Iyo notion yo kumenya ikibi n'icyiza Imana ngo yabishyize muri conscience yacu, ndetse ngo ni uburyo bumwe Imana itwiyerekamo ko ari Imana. Muri twebwe yashyizemo kumenya icyiza, kumenya n'ikibi. Ingeso nziza ni nziza, ingeso mbi ni mbi. Inziza uzikora wemye, imbi uzikorana intambara mu mutima wawe. Ibibi urabikora ariko umutima nama wawe ukaguhamiriza neza ko ibyo ukoze atari byo. Dutoze bana bacu mwitoze ingeso nziza, indangagaciro za kimuntu, indangagaciro za gikristu. Ingeso nziza nazo ni imbuto y'umwuka wera kuko nari mbivuze haruguru. Kwizera. Hari igitabo izi minsi soma cyitwa City Value, nimba ushaka kujya kure, cyanditswe n'umuntu witwa Ralph Charis. Yaravuze ngo icyaha gikomeye kiruta ibindi byose no kutizera. Le péché le plus terrible c'est l'incrédulité car il est mortel. Kutizera birica. Tugomba rero bana bacu tugomba kwizera. None haravuga ngo biriya twita kwizera ntabwo kuri isole, ntabwo ari konyine, ntabwo gutereye aho ngaho. Hari ikintu yise la table du Seigneur, imeza y'Uwiteka ngo igizwe n'imbaho eshatu ziriya nyine. Hari abarambika ibintu ku meza, iriya meza ngo igizwe n'imbaho eshatu, ikagirwa n'amaguru ane nyine nk'ayandi mameza yose. None haravuga ngo izo mbaho ko ari eshatu, kimwe nyine ni ukwizera, ikindi ni ukubaha n'ukumvira, ikindi ni ukwihana ibyaha. La foi, l'obéissance et la repentance. Izo mbaho zigize kwizera kwacu. Kwizera ntabwo ari konyine. Hanyuma kugira ngo uko kwizera gushobore kugira akamaro, gushobore gukura, ushobora kuva kuri level imwe ukajya ku yindi, gukeneye guhagarara. Akavuga ngo la prière, la parole de Dieu, la communion fraternelle et le témoignage. Gusenga ijambo ry'Imana, ubusabane n'abandi bizera, no gutanga ubuhamya, gushinga intahe, mugani w'Abarundi. Ibyo ni ibintu bikomeye tugomba kumenya. Ibyo bintu ko ari birindwi tugomba kubimenya mu bijyanye no kwizera. Birindwi bihe navuze: kwizera, navuze
kubaha, ariko kumvira, navuze kwihana ibyaha, navuze gusenga, navuze ijambo ry'Imana, navuze communion fraternelle cyangwa se ubusabane bwacu n'abandi bizera, hanyuma hakazamo ubuhamya, gushinga intahe. Ibyo ni ngombwa, bana bacu mugomba kubimenya ko ari uko bimeze. Ibyo bintu mukabishakisha mukabibona, kwizera kwanyu kukaba kuzuye, ntikube kujenjetse, mukube ari ukwizera kuri aho ngaho gusa. No, kwizera ntabwo c'est pas une île, ntabwo kuri isole, ahubwo ufite ibintu byinshi gutuma guhaguruka. Haleluya. Icya gatanu, umutima uboneye. Heri wenye moyo safi, maana wao watamuona Bwana. Na karirimbo twaririmbaga kera. Hahirwa abafite imitima iboneye, kuko ayo bazabona umwami Imana. Matayo 5 ku murongo w'8. Umutima nawo ni centro. Ijambo ry'Imana rirawuvuga neza. Muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 9. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara, kandi ntiwizera gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Ariko nanone ijambo ry'Imana ritanga umuti w'umutima. Zaburi igice cya 119 umurongo wa 11 haravuga ngo, ijambo riravuga ngo, nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Umuti w'umutima ni ijambo ry'Imana. Ushobora no gusoma Timoteyo igice cya 3, Timoteyo wa 2 igice cya 3 n'umurongo wa 16, aho ijambo ry'Imana ritubwira akamaro nyine k'ijambo ry'Imana. Akamaro k'ijambo ry'Imana wahasoma, wahareba, ukamenya akamaro k'ijambo ry'Imana muri makeya. Hanyuma ubwenge. Pawulo muri iki gice ntabwo yahise avuga directement ubwenge, ahubwo yahuguye umwana we Timoteyo kugira ngo umwete wo gusoma, mu yandi magambo kugira umwete wo kumenya, knowledge, ndetse no kugira ubwenge, wisdom. Ubwenge nyabwo buva ku Mana, wisdom from above. Ubwenge bwiza nanone dusanga mu ijambo ry'Imana. Ubwenge buboneye, ubwenge bw'amahoro, ubwenge bw'ineza, ubwenge bwemera kugirwa inama, ubwenge bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, ubwenge butarobanura ku butoni, kandi ubwenge butagira uburyarya. Ni amagambo dusanga muri Yakobo igice cya 3 n'umurongo wa 17. Abana bacu rero nibitondere ibyo, ntibazabura kuba abagabo n'abagore bafite ibibakwiriye byose ngo bakore imirimo myiza yose, imirimo yo mu miryango yacu, imirimo y'itorero, imirimo dusabwa n'igihugu cyacu. Mwakire neza ijambo ry'Imana, bana bacu. Amen.